Tangire dusenga Imana kugira ngo twumve icyo Imana yagushyize ku mutima kugira ngo ugeze ku bakurikirana ibiganiro byacu n'inyigisho zacu hano kuri iyi channel. Reka tukwakire utangire usenga Imana. Ndizera ko basanzwe bakuzi, ubushize bwo twari turi kumwe uduhereza ubuhamya. Ubwo rero kuba wongeye kuboneka, ndumva twaguha umwanya. Ni karibu. Murakoze cyane, kadusenga Imana turagushimye, uri umukozi w'umuhanga, tugushimye neza yawe, tugushimye urukundo rwawe, izina ryawe nirishimwe. Nyakubahwa Imana, turagushimiye kubwo iki gicamunsi cyiza uduhaye kuri uyu munsi wa none, izina ryawe nirihimbazwe. Warakoze kurinda mwene data, warakoze kurinda iyi channel, wararikoze kurinda Mwami Imana yacu iki gihugu cy'u Rwanda. Yesu shimwe icyubahiro. Rero muri uyu mwanya dusenge ikiganiro gitoya tugiye kugira kuri uyu mwanya, kugira ngo uzubanemo natwe kandi udufashe muri byose. Ntabari twabwiye izina ryawe rikomeze rishirwe hejuru. Amina. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, ariko turasenze cyane kugira ngo twebwe ducishwe bugufi, wowe ushirwe hejuru muri iki kiganiro. Kandi turasenze cyane ko iki kiganiro tugiye kugira muri uyu mwanya kizafashe benshi bazakurikirana iyi channel, bazakurikirana iki kiganiro, bazafashwe nacyo kandi bahemburwe nacyo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Karibu. Murakoze cyane, amazina ni yayandi. Twongeye kwishimira kubana namwe muri uyu mwanya kuri iyi channel, kuri Izere TV, kandi mwarakoze cyane gukomeza kudukurikirana, kandi ni ukuri Imana igikomeza kuba duhera umugisha kubwo gukomeza kutwitaho no kutuzirikana mu buzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo muri uyu mwanya badukurikiye kuri iyi channel Izere TV, numva tugiye gusangira ijambo turasanga mu butumwa bwiza mu gitabo cy'umuhanuzi Yobu, ibice bya 28 umurongo waho wa 28. Ni umurongo umwe turi bwumve, turi bwibusome, ubundi tuwusobanure gakeya, niturangiza tuvuge Imana yacu ikomeze ihabwe icubahiro. Amen. Ni ijambo ritubwiye neza ngo ku murongo wa 28 ngo maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Amen. Rero iri ni ijambo rigufi, ariko wasobanura cyangwa se wasobanukirwa ugasanga ari ijambo rigari mu buzima bwawe. Wowe udukurikiye kuri uyu mwanya, ndagira ngo ngubwire ngo uko byagenda kose, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Burya niko Imana y'ubwayo ngo yabibwiye uwo muntu. Ibyo wakora byose mu buzima bwawe bwose, banza umenye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Burya muyobozi, abantu benshi muri iki gihe bo bafite ubwenge bwabo ngo bumve ko ari ubwenge, ariko ubwenge butarimo kubaha Imana burya buba bupfuye ubusa. Ubwenge bwose bakakwiye kubugira, ariko ukagiramo kubaha Imana. Hari impamvu iri jambo dufite kuri uyu munsi rifite intego iri kuvuga ngo burya ngo kubaha Imana nibwo bwenge. Nibwo bwenge, naho ubundi bwose wagira utubasha Imana ntacyo byaba bimaze. Rero ngo yubasha Imana uba umaze kuba umunyabwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Buri muntu wese uko yaba ari kose ari umunyabwenge, afite amashuri yariza yisumbuye, afite ubukire, afite ibikorwa, uko yaba ahagaze kose, atari yubaha Imana rwose abakigereranwa n'umuntu udafite ubwenge. Rero bisa kubanza kubaha Imana, ubundi nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ibyo wakora byose ukiri mu byaha, rwose menya ngo ntabwo urakajijuka. Kuko ujijutse wahita umenya ngo byanga bikunda uko biri kose ni ngombwa kubaha Imana. Ujijutse wahita umenya ngo uko byagenda kose ni ngombwa kuva mu byaha. Kuva mu byaha rero niko kujijuka,
tujye twihangana mu bwenge dufite, twubahemo Imana mu bikorwa bya buri munsi dukora, tugaragaze kubaha Imana mu mirimo yacu ya buri munsi, turangwe no kubaha Imana, kandi muri byose tuve mu byago ngo tubone kwitwa injijuke Imana yishimiye. Amen. Mu buzima bwacu bwose rero, wowe aho uri udukurikiranye kuri iki kinyamakuru, aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Bugande, waba uri mu bindi bihugu hanze y'imigabane, gerageza ibyo ukora byose, haba mu kazi kawe ka buri munsi, urangwe no kubaha Imana, urangwe no kuva mu byaha. Ibyo bintu uko ari bibiri numara kubimenya, ukamara kumenya kubaha Imana, ukamara kuva mu byaha, ibindi byose uzasanga kujijuka kuri kukugeza kuri byinshi wifuza kugeraho. Yesu urakomeza abamera umugisha kandi abagire neza, ariko muri byose turangwe no kubaha Imana kandi tuve mu byaha. Abantu benshi babona amafaranga bakana ko babonye umwanya wo gukora ibyaha, babona ubutunzi bakana ko babonye umwanya wo gukora ibyaha, babona akazi bakana ko babonye aho gukorera ibyaha. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niwava mu byaha rero, Yesu azaguhereza umugisha. Niwakwemera kuva mu byaha, Yesu azaguha n'ubugingo, kandi niwakwemera ukamwubaha rwose, Yesu azakwagura mu bitekerezo, azaguha ubwenge bwo gutekereza no kugera ku byo wifuza kugeraho byose. Murakoze cyane. Yesu akomeza abamera umugisha.